none se u Rwanda runanirwe gufata ingabo zarwo ngo kubera ko byegereye umupaka cyangwa biri ku mupaka bihindurwemo gufasha undi mutwe urwanira muri Kongo utagize icyo uvuga hagera agafatwa nk'ukuri abantu bazagera bemere ko kwica abantu hariya nta kibazo kirimo bazagera bemere ko nta yindi kubera ko bavuga imitwe 2-3 gusa niya mitwe 130 nta yihaba ngira ngo urumva ibibazo twibaza ibi bihugu Ubufaransa Amerika Espagne Ububirigi wenda mukanya haza no kuboneka nibindi cyangwa ibi byavuze byisubiraho ntituramenya ikiri bukurikire bivuze iki kuri mwe kuba ibihugu by'ibihanganje byose bihuriza ku kintu cyitwa ngo murafasha M23 bivuze yuko uburyo bikomeza gukorwa cyangwa uburyo iki kibazo gikomeza kuganirwaho hari inzira bagifatisha bigaragaza ko harimo kwibeshya wowe ku giti cyawe wowe uvuga no kubeshya cyangwa se no kutabwiza ukuri kwibera mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo kubabwira ibihabera kuko kuvuga amagambo atandukanye n'ibiba ntago bivuga ko byanze bikunze cyangwa se bifasha ibiba hariya biteye ibibazo gukemuka nukwibeshya rero nkuko itangazo ribigaragaza kuko bituma abantu bajya ku mpamvu itariyo y'igituma kiriya kibazo gikomeza kuba hariya muri Kongo imyaka ikaba bayi 10, 15, 20 kandi kutajya ku mpamvu nyayo ngo ikibazo gikemuka bihungabanya umutekano wo mu karere nta uyobewe yuko igihugu cy'u Burundi umutekano wabo uhungabanywa n'abarwanira muri Kongo nta uyobewe yuko igihugu cy'u Bugande umutekano wabo uhungabanywa n'abarwanira nako Bugande n'abarwanya guverinoma y'u Bugande nta uyobewe yuko hari abarwanya guverinoma y'u Rwanda FDLR u Rwanda ruhora rubivuga bivuze ngo rero kuza ugakuramo agace kamwe yaba ari guverinoma ya Kongo yaba ari ibyo bihugu byose urondoye akaba ari cyo bavuga gusa ntekereza ko ari nacyo cyatumye kugeza uyu munsi iki kibazo kidakemuka niyo bikomeje gutyo rero ni no guca intege abayobozi bo muri kano karere bafata umwanya bagaterana haba Nairobi haba Rwanda haba muri Afrika y'Epfo n'ahandi no muri Ethiopia bagafata imyanzuro bakagerageza kwishyira mu bikorwa ariko ukumva guverinoma ya Kongo ivuze ibihabanye n'imyanzuro yafashwe kandi nayo yabishyizeho umukono noneho iyo mvugo iyo nkuru ikongera igafatwa ikanasakazwa n'ibyo bihugu byose umaze kuvuga ahandi bugaruke nibaze ale kuba aba bantu bangana batke bahurira ku kintu kimwe habutumwa bitanga mu by'ukuri birabutanga nyine ni ihe mpamvu hari komeye mubona ishobora gutuma abantu ibihugu bingana bityo byose biterana bigafata icyemezo cyo kubeshya reka mbaza nkubwire bwo butumwa ntari raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu kwa gatanu ariko igomba kongera gusohoka none ku mugaragaro muri uku kwezi hari amapaje kandi ndabizi neza ko n'abavuga bose guhera kuri guverinoma ya Kongo nabo bazi gusoma atubwira ibirebana reka dufate ibirebana n'u Rwanda na FDLR hari inama yabereye ahantu bakavuga ku itariki runaka hitwa Pinga abazi gusoma bajye gushaka iyo raporo iyo nama bakakubwira imitwe irimo yose na FDLR bakakubwira abajenerali ba FARDC bari bahari bakakubwira abasirikare bari bayoboye ingabo za FDLR bari muri iyo mitwe bakakubwira imyanzuro yafashe yo kwishyira hamwe bakakubwira imyanzuro yafashe yo gufatanya na FARDC bakakubwira ko iyo mitwe yafashe icyemezo cyo gushyira ingabo 600 hamwe zo gufasha FARDC bakakubwira ibitero bajyanyemo bakakubwira ko bamaze gufata iyo myanzuro babahaye intwaro babahaye imyenda wari wumva guverinoma ya Kongo iyivuga iyi raporo ijya kuri iyo page abase wavuze barondowe wari wumva iyo page bayivuga bayobewe se ko ibyo byavuzwe bayobewe se ko u Rwanda ruhora rubivuga na raporo bagenderaho nayo yabyemeje dujye ku rugero rundi ejo mundi i Rwanda bafashe ibyemezo nibyo navugaga byo guca intege abayobozi bo muri kano karere bati twemeje yuko imitwe itatu baranayivuga hamwe n'iyindi yose irenze 130 ADF Red Tabara FDLR bagomba gushyira imitwe
intwaro twemeje yuko iyo mitwe ntabwo igomba kongera gufashwa n'uwo ari we wese. Kuki se byo bitavugwa? Niyo mpamvu rimwe na rimwe igihe kigeze u Rwanda rugomba kongera rukabyibutsa. Binahura na byo nakubwiye, si ukubera kuvuza ikintu ko aricyo kiri kubera muri kariya karere, kandi niba ubivuze atari byo biri kuhabera ntabwo uri gufasha mu gushaka umuti wo gukemura kiriya kibazo. Ni uburenganzira bw'abantu bwo kuvuga uko ibintu babishaka, uko babyumva, ariko iyo bidahuye, iyo bihabanye n'ibibera muri kariya karere ntabwo bikemura iki kibazo. Wenda ni nayo mpamvu hashize iyi myaka yose ikibazo kidakemuka, kuko batavuga uko giteye koko. Ubwo ikibazo cyacu cyo kwibaza impamvu aba bose bafata icyemezo cyo kubeshya, akaba ariko tubyita mu mvugo yacu itari y'abanyapolitiki y'abanyamakuru, nicyo turi busigara abantu turaguma twibaza ku kintu. Imvugo yo ni yawe nkuko bivuze ntabwo y'abanyamakuru, kandi nanjye ntabwo najya kubavugira impamvu zabo nibo bazizi, ariko ntabwo ngiye bimbuza kugaragaza ibibera. Reka tuvuge ibibera kuri tere. Ibibera kuri tere ni ibyo ngibyo ibyanditse muri ayo maraporo atandukanye y'imiryango y'abibumbye n'indi miryango, ni ibyo ngibyo bimwe barabyihorera. Ese mwe iyo muvuga ngo ntibavuze ku bijyanye na FDLR n'iyo mitwe n'ibindi byemezo, mwebwe muvuga ku byo iyi raporo ivuga mukorana na M23? Mwiyo mutanga ibiganiro mwe murabivuga? Ntabwo turi kubiganira hose. Ni nabyo mu itangazo twahereye tuvuga u Rwanda iyo rufashe ingamba zo gushyira zo kurinda umutekano warwo, rugaragaza impamvu. Mu Kinigi barahateye muri 2019 bica abantu barenze 14. Ejo bundi mu ntangiriro z'uyu mwaka ibisasu byaguye mu Rwanda mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa gatanu niba nibuka neza. Hari komisiyo yashyizweho n'ingabo z'u Rwanda na Kongo bihuriyemo bibarizwamo ibyo bibazo. Iyo komisiyo iritabazwa, ikora amaperereza, yemeza ko ibyo bisasu byavuye muri Kongo. Hari abasirikare ba Kongo tuzi neza ko bafatanya na FARDC, bafatanya na FDLR, binjira mu Rwanda. Hari n'abarashwe bahapfiriye. Hari indege ya Kongo yaje mu kirere cy'u Rwanda ndetse igwa no ku kibuga cy'u Rwanda. Abo bose bavuga ko ntari numva ibyo ngibyo babyamagana. Kongo yo ivuga ko tutari tumva ibyamagana. None se u Rwanda runanirwe gufata ingabo zarwo cyangwa se n'indi myanzuro iyo ari yose yo gukumira no kurinda umupaka, ngo kubera ko byegereye umupaka cyangwa biri ku mupaka bihindurwemo gufasha undi mutwe urwanira muri Kongo? Muri iri tangazo ryanyu hari aho muvuga ko musa nkaho mudefanda ku kijyanye n'ubwicanyi bwakozwe na M23. Mukavuga muti bayibeshyeye, nta raporo zakozwe. Oya, raporo zarakozwe, zikorwa nta perereza ryakozwe. Nyine nicyo nashakaga kuvuga kuri iki. Kuba mwafashe umwanya wo kuvuga ko izo nibyo bavuze kuri M23 bisa nkaho bidafite ukuri gushyitse, iyo si impamvu igaragara ko n'ubundi murimo mu defende M23. Ntabwo ari ku defende M23, no kuvuga uko ibintu byagakwiye gukorwa. Igitangaje kinarimo ni ukubona bivugwa gutyo, n'abanyiri ubwite babivuga bavuga ngo ntago bari bakora amaperereza. Twaraye tubumvise ku maradiyo mpuzamahanga, ukibaza ukuntu umuntu ajya gutangaza ibintu yagize akaza ubwe kivugira ati nta perereza rakorwa, ngo turasaba uko twagerayo. Noneho byarangiza bikaba intero imwe n'ibyo bihugu byose wavuze. Nicyo ngicyo umuntu agomba kugaragaza. Ni gute mushobora kuvuga ibintu nk'ibyo nta perereza rirakorwa n'umuntu cyangwa se ikigo cyangwa se igihugu kigenga? Wavuga uti ntago cyafata uruhande, cyabera uruhande rumwe, ariko ukabyasasa bigakwira isi yose kandi abantu bakabyakira bakabivuga. Nyamara amashusho, amadiskuru, amagambo ahamagarira kwica abantu kubera ko bafite inkomoko mu Rwanda, cyangwa se kubera ko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, cyangwa se kubera ko hari aho bahurira mu Rwanda cyangwa ari n'abanyarwanda, ari aho ngaho ntacyo avugwaho. Baravuga ko ari ibintu, ari utuntu duto dusanzwe. Nyamara no muri imwe mu myanzuro yafashwe muri ya raporo y'aba expert ba ONU ihamagarira Kongo kurwanya no guhagarika ayo madiskuru. Ibyo se urumva bavuga ko abo ba expert nabyo babibabwiye, ntabyo bijya bivugwa. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ibintu bivuzwe ukabona birenze ihaniro, niko navuga.
nta kibuza u Rwanda kuvuga ati ariko byagombaga kugenda gutya. Kuvuga se ko byagomba kugenda gutya bivuze ko uvugiye umutwe uyu n'uyu, kuki batavuga ko nibura tunavugira abo baturage bahaguye. Ko bigaragara se nyuma mu biganiro byagiye bikorwa ko aho hantu habereye imirwano hagati y'iyo M23 n'imitwe iri yitwara gisirikare iri muri kariya karere igomba kurwanywa, ahubwo ikaza ifatanyije na FARDC baje kurwana na M23. Niba se harabeye imirwano hagati y'abantu babiri bahanganye, kuki babyitirira umuntu umwe? Kuki se bajya kubyitirira umuntu umwe? Iperereza ritanakozwe banarangiza bakavuga ati turabivuze ariko turashaka kujya kora nkete. Ubwo so urumva hatarimo ibintu bihabanye, noneho bigafatwa n'andi maradiyo mpuzamahanga n'ibyo bihugu byose bikabigenderaho. Wibuke ko ari n'ibintu bishobora kuzavamo imanza cyangwa se kuzavamo nyuma y'amaperereza ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha by'intambara cyangwa se ibyaha bya jenoside. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ntabwo rero ibintu ubifata mu buryo bworoheje gusa ngo kubera inyungu ukurikiranye uhita ubyasasa hanyuma nurangiza zo kwivuguruza usaba amaperereza. Wenda reka icyo tukiveho tusubire kuri iki kuba uyu munsi Ubufaransa buvuga kuriya ko busaba ko muhagarika gukorana na M23 ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, abantu bavuga bati wasaga nkaho utangiye kuzanzamuka. Ibyo ngibyo ntabwo abantu bagomba kwihutira kuvuga ngo kubera ko Abafaransa bavuze ibi n'ibi ngaho umubano ugiye kugira kuzamo igitotsi, kuko iyo abantu babana neza, iyo abantu ari inshuti banabwizanya ukuri, nta n'ikibazo rero kuba niba barimo barababwira ukuri rero babwizanya. Ujye wumva neza ntukihute. Niba bavuze biriya, hari uburyo guverinoma y'u Rwanda iza ibasubiza. Si ngombwa kwenda nabyo bijya mu itangazamakuru, abantu barabona na ambasaderi ari hano n'uriya mudamu wabivuze nejo ashobora guca hano n'undi yaca hano, cyangwa se na ministre wacu cyangwa n'indi ntumwa yajya mu Bufaransa. Abantu barabiganira, n'iri tangazo barabisoma. Niba nkubwiye ngo uyu munsi hari imitwe 130 irwanira hariya, ariko guverinoma ya Kongo ivuga umutso. Niba nkubwiye nti hari ihohoterwa riri gukorwa, ni ibintu bifite ibimenyetso. Niba nkubwiye nti kubera izo mpamvu hari abantu barenze 80,000 b'Abakongomani bari impunzi, bari mu nkambi z'impunzi hano mu Rwanda, bamwe bamazemo imyaka irenga 20, ni kuki guverinoma ya Kongo tutarumva na rimwe ijya ku karubanda ivuga iti ariko hari Abakongomani, hari abantu bacu bari hariya mu Rwanda ba mu nkambi? Ni kuki tutarumva ibyo bihugu bitandukanye bivuga biti wowe guverinoma ya Kongo ukwiye kwita ku kibazo gituma bari abantu bahunga, gituma bari abantu bamara imyaka 20? Hagaragaye itangazo rindi ry'imiryango itari ya leta risaba ubumwe bw'Uburayi guhagarika inkunga biha igisirikare cy'u Rwanda. Izi mvugo z'ibi bihugu ndi buvuge ngo bikomeye ku isi, imiryango isaba ibyo bikorwa biramutse bifashwe, ntabwo mubona ko u Rwanda rushobora kuza kugira ibibazo byo kuba byafatirwa ibyo bihano birimo guhagarika inkunga cyangwa imikoranire n'indi miryango? Ariko mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo bisabwa, ntekereza yuko ntabwo babifata batavuganye n'impande zose. Hari ibyo batangaza twarabyumva umunsi ku wundi, hari n'ibyo guverinoma y'u Rwanda igomba gukora, kimwe n'iki ngiki cyo gusobanura mu itangazo, kandi igatanga ibisobanuro bishingiye ku bintu bifatika. N'uyu munsi ngira ngo mu cyumweru gishize hari icyo bise livre blanc cyasohotse, batubwiraga ko harimo ibimenyetso bya karabotaka by'agatangaza, ariko ntekereza ko biza kuba birimo nari kugusanga no ku muryango mu gitondo kuba utaraje nuko ntabyo wabonyemo. Bivuze ngo rero hari n'abanyamakuru menshi babitubaje turagotera ko ibyo bintu muri kutubwira batari ibintu bishya byasohotse mpuzamahanga. Turagotera ko turagotera ko ibyo bintu kuva mu kwa gatanu nibyo byasohotse. Ayo mafoto batweretse amafoto atagaragara neza ngo abantu bambuka umupaka yabikoreye intwaro, batubwiraga za drone n'ibiki byose. Wenda koko nkuko babivuga MONUSCO irabifite, kuko buryo ni baravuga bati nyaboneka MONUSCO wabiduhaye. Ntekereza yuko iyo biza kuba iri livre blanc ari ibintu koko bigaragara, abanyamakuru twe kubasanga no ku muryango. Bivuze ngo rero uyu munsi biravugwa, hari ibyifuzo, ariko ntabwo bivuze ko leta y'u Rwanda idasobanura ko diplomasi yayo nayo idakora kugira ngo ibyo ngibyo bifuza ko byajya mu bikorwa bidakumirwa. Bigomba gukumirwa kuko ibisobanuro birahari.
none ibisobanuro niba bitanga nitubitanga ntibyumvikane ubwo nizo ngaruka zizaza ariko ntago wahita usimbukira ku ngaruka nkaho nta biganiro biba nkaho nta mishyikirano iba nkaho nta bisobanuro bitangwa. Umuntu nakumva uvuga gutyo bwana Ale ntabwo ari bwibagirwe 2013 nabwo hari amajwi arangurura areshya ryo M23 yafashe Goma kandi koko mu gihe gito M23 wisubira inyuma agahenge karagaruka hano aba bavuga ku Rwanda basa nkaho bacecetse. Yego ese ubwo iyo shusho abantu bayibuka nkaho nubwo n'u Rwanda rugihakana ko ntacyo rwakoranaga ariko igitutu cyari ku Rwanda cyasubije inyuma M23 mu ishusho yacu twe niko tubibona nubwo leta ibihakana. Uyu munsi iki gitutu nicyongera kuba kinji kikazamuka hakaba impamvu ituma M23 iva mu bice byavuyemo. Abaturage natwe twumva tuzakomeze tuvuge ngo ntacyo muhuriyeho gusa nuko bumvisha ibintu bikomeye. Ngo M23 iva mu bice ijya gufata Goma ze ngo igasubira inyuma ikabivaho. Ariko ibyo ngibyo amateka kagaruka nibyo Rwanda iherutse yasabye yemeje kandi n'u Rwanda rurabishyigikiye bigomba gushyirwa mu bikorwa ariko ntago abashyira mu bikorwa ari igice kimwe. Ntago niba baravuze bati M23 igomba guhagarika imirwano, M23 igomba kuva aho yafashe ikajya ahayigenewe muri Kongo, M23 aho ivuye hagomba kujya ingabo za East Africa n'ingabo za Kongo zifite ibyo zisabwa. Ntago M23 niva ahantu ntihajye ingabo za East Africa ngo hajye ingabo za Kongo ibyo ngibyo bizabihuye n'ibyavugiye Rwanda. Ntago M23 n'ikindi ntwaro hasi ingabo za Kongo ntizishyira hasi zikayataka bihuye n'ibyavugiye Rwanda. Unibuka ko ibyavugiye Rwanda na DRC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo president wayo yarahari yabishyizeho umukono. Ese uyu munsi urebye nyuma y'iryo tangazo y'ibyemejwe Rwanda n'ibyo guverinoma ya Kongo iri gukora n'ibyo guverinoma ya Kongo iri kuvuga birajyanisha gushyira mu bikorwa iryo tangazo. Kandi ntekereza ko icyo kintu twakiganiriyeho iryo tangazo rigisohoka tuvuga tuti nyabuneka iyo urebye imyitwarire y'ubuyobozi bwa Kongo uko imeze biragaragara yuko hari amahirwe menshi yuko iri tangazo ritazashyirwa mu bikorwa. M23 se yabishyize mu bikorwa. Icyo nibuka nuko amatangazo yatangaje iti duhagaritse intambara mu kanya abandi bati tugiye intero mu mishyikirano mwe muretse iti tugomba gusubira inyuma yaho twari twarafashe hakava M23 hakajya ingabo za East Africa. Ese zo zagiyeho zararangiye cyangwa biracyari muri processes? None se nibi bikorwa ibyemezo byarafashwe bigomba gushyirwa mu bikorwa wowe kugira ngo ugabanye bya reka kwa kuvuga cyane kwa kuvuga ahantu hose naho bitari ngombwa bya bikorwa ufata bya byemezo by'akataramunika spectaculaire ambasaderi genda Rwanda yantuzagaruke dore hafi byinshi bifasha gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe bigabanya ikibazo kiba kiri kuri tere. Ese usibye kuba muvuga ngo bavugaho bitari ngombwa bakavuga buri munsi bakavuga buri mwanya ntago naho bitari ngombwa hari aho biri ngombwa nyine mukavuga ngo naho bitari ngombwa wenda bo basanga hari ngombwa ariko reka twe n'icyo nakubazaga nyine bikemura iki nk'icyo mwese ko muvuga bikemura iki namwe ariko muravuga bikemura niyo mpamvu ibisobanuro byari ngombwa uyu munsi byantangaje ko utambaje ngo ko muderetse kuvuga uko bavuze ntago ariko tuvuga oya muravuga ntabwo muceceka oya ntago duceceka ariko ndavuze ni uko bavuze siko tuvuga. Izo ni impamvu zanyu mufite mu nyungu zanyu za politiki mufite impamvu yo kuvuga no kutavuga reka twe kubyitaho ariko iyo mubirebye mu ishusho yanyu leta y'u Rwanda iki kintu cyo guterana kankoresha cyangwa gukoresha amagambo umwe hakurya undi hakuno musa nkaho mwisobanura kuri ibi bihugu by'ibihangange. Iyo ntabwo twisobanura ku bihugu by'ibihangange turavuga uko ibintu nongere mbisubiremo bimeze kuri tere. Ariko muvuga iyo Kongo wenda yaravuze ariko hari ibihugu bitandukanye birimo kuvuga nkuko nabitangiye Ubufaransa, Amerika, Espagne, Ububirigi n'abandi. Murasa nkaho muri musa nkaho ari munasubiza kugira ngo oya wikwishyiramo gutyo tugomba no kubwira abanyarwanda kuko nabo sabana nabo barumva barasesengura baranibaza
ntabwo bashobora kumva yuko uyu munsi igihugu runaka ejo ikindi runaka ikintu runaka kiravuze. Barashobora kuvuga ati ariko ba bantu bari muri guverinoma yacu bari gukora iki ko nta kintu bavuga. Ese batavuze mwavuga ntabwo twavuga iyo biri ngombwa mukavuga muti hashize iminsi bicecetse katubwira abaturage aho bigeze. Nta inshuro zose waje hano se waje bavuze inazaga hari itangazo. Oya hari n'abandi baza batari itangazo. Hari n'abandi baza batari itangazo ntabwo ari wenyine uza hano. Ariko iyo hari itangazo hari na ubu se reka turebe wambugane turimo turiganirira kuva abantu bavuga cyane muri no minsi hashize ibyumweru bingahe bavuga. Hari umunsi batavuga ibyo bihugu na guverinoma ya Kongo nko muri ibyumweru bitatu bishize hari umunsi batavuga. Harwo se warigeze wumva guverinoma y'u Rwanda buri kanya ko bavuze isubiza ariko irasesengura ikagereranya igasanga icyo kuvuga yo kigeze igomba kuvuga kuko no kureka ko amakuru ahabanye n'ibibera mu burasira bwa Kongo akomeza kuvugwa utagize icyo uvuga hagera agafatwa nk'ukuri. Abantu bazagera bemera ko kwica abantu hariya nta kibazo kirimo. Bazagera bemera ko nta yindi kubera ko bavuga imitwe 2-3 gusa niya mitwe 130 nta yihaba. Abantu bazagera bamenye yuko no muri raporo ya Nations Unies Kongo ihora ishyira imbere nta kindi kivugwamo havugamo M23 n'u Rwanda gusa. Abantu bifate gutyo bavuga ko umwanzuro wafashwe wo kubwira ati ni mu bungabunge umutekano w'abaturage bari aho intambara zibera. Nimureke Kongo nimubuze Kongo n'ingabo zayo gufatanya n'iyo mitwe. Iyo ni ONU ibivuga harimo na FDLR bagira ngo nimukondane nimubuze izo discours ya magambo ahamagarira kwica abantu kubera ubwoko cyangwa se idini cyangwa iki. Abantu bagira bumve yuko kubera ko byo bitajya bivugwa yaba guverinoma ya Kongo n'ibyo bihugu byose bavuze batajya bivuga bagira ngo ntabibaho. Ni rimwe na rimwe rero igihe kigeze u Rwanda rugomba kwibutsa ko ibyo bintu bihari kugaragaza yuko ibyo bihugu rimwe na rimwe bivuga bitasesenguye cyangwa byanasesenguye bikavuga nkana bibangamira ibyemezo biba byafatiwe hano mu karere kandi aka karere niko kambere karebwa n'icyo kibazo. Naringiye ndasoreza kuri iki kibazo cya Kongo ndagisoreza kubijyanye n'akarere. Ibi bihugu ndakomeza gukoresha ijambo ryitwa ko bikomeye. Birakomeye ntago ari kandi mwese mu minsi yashize nabonaga abapanafrika bavuga bati kuba perezida wa Afrika bikora bakajya kwa Biden perezida wa Amerika ati rimwe na rimwe bagenda batazi n'ikiri buganirweho bo bakajyayo bati twumva icyo umutwara tubwira dutahe. Kuba bakomeza kuzana izi mvugo zitandukanye abaperezida b'akarere bafite icyo bari bavuze cyangwa inzego zabo ntihariho abari muri aka karere bari butagume muri uwo murongo mu kwanga kwiteranya n'ibi bihugu umuntu atabura kuvuga ko Afrika ihanze amaso. Oya kuko n'ubundi bajya gufata ibyemezo byafashwe mbere ari nabyo Kongo uyu munsi yananiwe gushyirwa mu bikorwa. Guverinoma ya Kongo ntago bari bagiye kubanza kubaza ibyo bihugu ariko ibihugu bibashyizeho igitutu bavuga bati ubundi turarinda tugwa mu ntambara ya Kongo n'u Rwanda na M23 dushaka iki ko bagomba kuyigwamo kuko iyi ntambara ntago ibuza abaturage ba Kongo gusa amahwemo n'amahoro. Nakubwiye twatangiye tuvuga Ubugande twatangiye tuvuga Burundi ariko nta kitwaye abanyakenya ariko nakare abanyakenya uko kano karere kakora hatari intambara bitandukanye cyane nuko kari gukora ubu ngubu hari intambara. Iyo umuturanye afite ikibazo niyo waba uri kure gatoya byanze bikoze ingaruka zikugeraho. Niba nta ngaruka Kenya yabonagamo ntago bari yafashe ya mbere kohereza abasirikare muri wa mutwe wa East Africa. Ibyo rero ntago abakuru b'ibihugu ni nayo mpamvu u Rwanda rwabyibukije ati nyaboneka mwebwe muvugira kure ariko mufite amakuru mukayavuga uko atari. Uretse kuba mudafasha gukemura ikibazo muranabangamira n'abaryi bishaka kubikora kandi bo bari mu karere ingaruka zigwaho. Ntago rero abakuru b'ibihugu byacu baba bazi neza ko izo ngaruka ziba za umurongo bafashe ngo nukubera ko ibihugu runaka byavuze ibi nibi. Ndetse ni nabyo nakubwiraga nti binakomeje bikarenga uwo murongo uvuga ngo bamwe bari gusaba ibihano ngo nibifatwe. Ngira ngo ntago babaza gusa u Rwanda niba warakurikiye uyoboye East Africa uyu munsi aherutse kuvuga ngo iki nose mubona ko yabivuze adafite amakuru cyangwa se adakurikira wamurusha amakuru perezida wa Repubulika y'u Burundi kurusha uri Burayi. Ariko aravuze ati ariko aramurusha imbaraga imbaraga afite amakuru ndafite imbaraga. Yes nta kibazo nta n'uwo tubihakana
nkuko navuze ngo tubite ibihugu bikomeye, si ukubita ibihugu bikomeye, ni ibihugu bikomeye bihatse Afurika mu buryo bumwe. Ariko umutekano n'ibibazo biri hari byo ni ibyacu. Abantu ba mbere bagomba kubikemura n'abakongomani. Nkuko twabivuze ubushize, bemeje yuko M23 nigenda igomba kuguma muri Kongo. Ni ikibazo cy'abakongomani hagati yabo. Abakurikiyeho nabo bafasha hano mu karere. Abandi bari kuri nawo nta wakwanga ifashanyo yabo. Ariko n'ibifashanyo yabo iza ahubwo yenyegeza nabyo biravugwa. Urakoze cyane, reka tugushimire kuri iki, ngira ngo tuzakomeza gukurikira amakuru uko biri kose, nejo ejo bundi murongera muza n'izindi nkuru, kuko inkuru zo ziracyatubana nyinshi. Igihe cyose ikibazo kitarakemuka zizaboneka, n'igihe kizakemuka zazana inkuru nziza. Tuzubaka imihanda, tuzubaka gari ya moshi, tuzubaka ibibuga by'indege, abantu bazakorana. Biba bigoye hano iyo mutangiye kubyubaka mutarasakara murarwana. Urakoze cyane. Ale, ndagira ngo noneho duse nkaho dusubira ku kijyanye n'abimukira. Urukiko mu Bwongereza rwongeye kwemeza ko impunzi zirimo n'abimukira bagaruka mu Rwanda. Mu minsi yashize nyirango abadukurikira babyumvise mu biganiro bitandukanye mubivugaho. Kuba bavuze ko bagiye kongera kubazana imyiteguro, urukiko rwo rwabuje mwarakomeje, mwari mukibategereje, mwari mwaravuyeho. Oya, u Rwanda ntabwo rugeze ruhagarara. Bigiye gutangira. U Rwanda ntabwo rugeze ruhagarara kuko ntabwo rwagiye muri ya gahunda rujya gukina. Hako muyikomeyeho. Rwarakomeje. Niyo umuntu yasinye amasezerano ngo aha imfura zisezeranye niho zihurira. Kugeza igihe icyo mwasezeranye kitaraba ugomba kucyubahiriza. Amasezerano twarayasinye tuyashyiraho umukono nka guverinoma y'u Rwanda, twari twiteguye, ahubwo no mezi 6 yashize cyangwa 5 hari imanza twarushijeho no kwitegura. Kirika igihe bazavuga ngo hafashwe icyemezo cyuko amasezerano arahagaritswe burundu, wenda kubera imanza cyangwa se ibihugu byombi byemeje kuyavanaho niba wenda ntacyo kimaze, nibwo ushobora kuvuga uti ubu se tureka kwitegura icyemezo kigafatwa ejo indege iri tayari bagahita bayohereza. Aba bandi bavugaga ngo ntibishoboka, bari kuvuga bati ntimureba se. Ariko uyu munsi u Rwanda rwakomeje kwitegura, kandi bivuze yuko nejo mundi baje rwaba rwiteguye. Binagaragaza ko cyari cyemezo uko twamye tubivuga ntabwo kinyuranyije n'amategeko, niko abantu benshi bashatse kubivuga, ariko bakongeraho n'izindi mpamvu nyinshi. Iyo niyo yari ya mbere, ngira ngo niyo yari n'ingenzi. Ariko nanone bemeje ko ntabwo binyuranyije n'amategeko, bitavuga ko ibirego birangiye, bitavuga ko abantu batajurira, bitavuga ko abantu batazana ibirego bishya, ariko nibura icy'ingenzi cyamaze gusobanurwa. Aha turi bwibaze iyo murimo muvuga ngo kwitegura, abaturage bo mu Rwanda barimo n'umudepite Frank Habineza n'abandi bakomezaga kuvuga bati leta igiye kwakira abandi baturage nabifite. Uyu munsi ibyo kurya biracyari bike, ubukungu bufite ikibazo, ariko murashaka kongeraho abandi baturage nabo mufite, bavuga bati ntabwo mubatunze mu buryo buhagije. Ntabwo rero wabona abantu bapfa ngo wowe witwaze kubera ko ufite bike ngo ntiwasaranganye. Kandi natwe ubwacu abanyarwanda hafi ya bose ibyo bintu twabiciyemo, tubifitemo ubunararibonye, tugira Imana bimwe birakemuka, tugira Imana. Ubuse mu kanya ntitwavugaga kuri dosiye ya Kongo abantu 240 by'impunzi ziri hano mu Rwanda, nabo se tubirukane? Iwabo hari intambara, bari mu Bwongereza bo hariyo harabiki. Ntabwo ari mu Bwongereza ariho baturutse. Ubwongereza bufite uburenganzira buhuje n'amategeko nk'uko urukiko rwabivuze bwo gukumira no kurengera ubusugire bw'imipaka yabwo. Byari kuba ikibazo niyo urukiko ruvuga ngo nabyo ibyo Ubwongereza bwakoze bunyuranyije n'amategeko. Icyo kintu ntabwo tuzongera kukigarukaho. Cyeka ne bajurire bakemeza ko urukiko rwa mbere rwibeshye. Niyo bitanyurije n'amategeko rero bavuga bati twege turakora politike runaka yo kuvuga tuti abantu binjiye ku butaka bwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagomba gusubizwa aha naha, yaba ari iwabo. Ese mwari muzi ko no mu Faransa n'ahandi hose no mu Bubiligi na hehe iyo bashatse gusubiza abantu iwabo ibihugu byabo byanga, ibihugu byanga bene igihugu babyo, uvuga ngo abantu ntitubaze. None se bizayakomeza kugenda gutyo ntibizashakirwa umuti? Hanyuma abo bantu bo muri Europeenne mu bihugu by'Uburayi bwunze ubumwe bavuga kuri iki kibazo, kuki batajya bavuga yuko Union Europeenne yishyura Turkiya miliyari cyangwa 6 cyangwa 7 buri mwaka kugira ngo ikumire abanyesiriya n'abanya-Iraq bahungirayo bashaka guhungira i Burayi? Kuki ibyo bintu bitavugwa? Turabebewe se? Bitaniye hese? Si amasezerano so bagiranye? Si amafaranga se baha Turkiya?
rimwe na rimwe se ntigira gutya iyo batinze kwishyura ikavuga ati ndabarekura amafaranga akagera kuri konti mu gitondo, ntibibera hano se ku karubanda ejo ubundi amasezerano barayavuguruye. Ubufaransa bwishyura amafaranga angahe Abongereza n'ejo ubundi bavuguruye amasezerano nta mezi abiri ashize, babishyura amafaranga kugira ngo Abafaransa bakumire abantu bari kuri teritwari yabo ntibambuke bajya mu Bwongereza. Amasezerano se ntiyabaye, abaminisitiri ntibasinya ku mugaragaro. Kuki si yo bibaye u Rwanda biba ikibazo? Amahirwe nuko noneho n'urukiko rwavuze bati reka da nta kibazo kirimo byemeje bihuje n'amategeko. Wenda ababuraniye guverinoma y'Ubwongereza kuko si u Rwanda rwaburanaga bagaragaje ko mu Bufaransa bikorwa, bagaragaza ko Union Européenne ibikora, batize niba bikozwe n'u Rwanda ikibazo kiri hehe. Noneho rero abo bagaruka ku Rwanda n'ibibazo bihari, nibyo birahari, nibyo turi igihugu gikennye, nibyo turi igihugu gitoya, ariko nangwa niyo politike yashyizweho u Rwanda rwara suzumye ntirwanaho bukora no bugatare ko nubwo mubazanye nta faranga tuzabatanga ntayo dufite. Icyo tuzaba hano kubakira ubutaka bwacu kubwubaka tujya hejuru cyangwa se kuhindura imiturire ntago bitunaniye. Nimwe muzabatunga mu gihe cy'imyaka runaka, hanyuma niba bashaka gusubira iwabo bazagenda, niba bashaka kwimukira mu kindi gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko bazagenda. Abavuye muri Libya nakubwira ko 60% baragiye muri za Canada nahe hose. Icyo ndimo nibaza re niba aramuka Ubwongereza bugiye kubishyura nkuko bwishyura Turkiya, nkuko iyo Union Européenne ishyura Turkiya cyangwa se Abafaransa bishyura Ubwongereza, Ubwongereza bushyura Abafaransa. Oya Abafaransa Ubwongereza bushyura Abafaransa kugira ngo batava mu Bufaransa bajya mu Bwongereza abimukira. Ego niba aramuka namwe batabishyuye muzababwira muti tugiye kubapakira tubabahe, babihera hehe baramutse ayo masezerano bayishe, kuko urumva niba Turkiya ibwira Uburayi nimutinda turabareka. Iyo amasezerano wayashyizeho umukono ateganya igihe atangirira, ateganya igihe arangirira, ateganya uburyo agomba gushyirwa mu bikorwa, anateganya iyo uyishe uburyo bigomba gukemuka. Ibyo ngibyo rero ntago bikwiye gutera impungenge ngo Ubwongereza nibutubahiriza amasezerano. Iyo budashaka kuyubahiriza ntago ari bwo buba bwarareze, iyo baburega ntago bwari kwitabira iki kirego. Baje no kuvuga baratureze ni mu byore n'ubundi bayasesa kugize bwakomeje kurega kugeza nako kwiregura kugeza aho bavuze bati ibintu mwakoze ntibinyuranyije n'amategeko. Izo mpunyenye ntago zigomba kubaho, yewe nta nubwo iki kibazo rukwiye kukibaza. Nari nkwiye kukibaza kubera ko mwasinya amasezerano no kugira ngo bibe nk'umugozi ubazirika. Amasezerano n'itegeko ry'abayagiranye nkuko bivuze ni umugozi uziritse u Rwanda n'Ubwongereza, buri wese afite inshingano. Baramutse batinze nkuko Uburayi bwatinzeho kuko batinze barabisobanura, ariko ntago gutinda no kudashyira mu bikorwa amasezerano n'ibintu bitandukanye. Habaye impamvu barabisobanura bakaziganiraho. Icyo nibaza aba bantu baramutse aba bantu batabaye imfura Abongereza bakica amasezerano muzapakira ibyo ngibyo nshobora no kwirirwa mbyibaza rwose Scovia, kuko iyo ugiye mu masezerano ugiye kugirana amasezerano n'umuntu nuko muba mwizeranye. Ni niyo mpamvu ariko mu mpera zayo bateganya bati niba ramuka ubwumvikane bunaniranye habaye ikibazo bizajya mu nkiko hanaho, si uko amasezerano buri gihe arangira nuko nguko biteganyijwe, ariko nta n'impamvu zo kugira izo mpungenge. None se icyo barwanya cyangwa se bashaka gukumira nabo bimukira bose. Uno mwaka ngira ngo bamaze kwikuba kabiri ugereranyije n'abaje umwaka ushize, bavuga bati ibi bintu n'abaturage bacu bagiriye ingaruka nabo barabibaza. Kukiza bakwemera ko noneho bagaruka kandi bari babonye umuti ushobora gukemura icyo kibazo. Aho ngana ntagomba kugira izo mpungenge. Harya kwakira aba bantu mu bifata nk'ubufasha mwahaga abantu babuze aho bajya. Hari ubufasha mbere na mbere uhaye abantu, hari ukureba ko icyo kibazo cy'abantu bakomeza kunyura mu nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo cyahagarara. Gushyira mu kaga mu buzima bwabo ni ukugeza ku rupfu, ni ukugeza bapfuye kuko bibaho, ni ukugirwa abacakara, ni ugucuruzwa, abagore ni ugusambanywa. Ibyo byose ukareba ko byabasha guhagarara. Hanyuma rero hari ikintu tugomba kwibagirwa. Niba haje abantu akenshi bagenda muri ibyo bibazo ni abantu baba bakiri bato bagifite ingufu. Niba abantu bafite ingufu ari urubyiruko hagati y'imyaka 18 na 35 nayo bagira ingufu zo gukora zo kunyura muri izo nzira, kuki baje hano utakwinvestisa muri iyo capital y'abantu? Ko investisa cyangwa gushora ntabwo gushora mu mafaranga gusa. Ejo umuntu ashobora uyu munsi tugiye muri Silicon Valley muri Amerika, aho ibihangange bikora ibitangaza bikatuyobora ku isi yose, ushobora gusanga 50% n'abanyamahanga.
ejo hose kuki hatagira umunyesira cyangwa umunyaturuka cyangwa umuribane ukorera igikorwa kizakorerwa ku isi yose akagikorera no mu Rwanda. Ibyo nabyo tugomba kubitekereza. Harimo abanyafrika benshi bagenda, kukiza abanyafrika niba ageze mu Rwanda akavuga ati aha ngaha ndabona nahaba, ejo wenda tuzakuramo umukinnyi w'umupira w'igihanganye nka Messi, ejo tuzakuramo umuhanzi w'igihanganye, ejo tuzakuramo umunyabwenge. Ngo kuko bimeze ibyo nabyo ni uburyo bwo gushora mu bwenge no mu bushobozi bw'abantu. Waruvuze ngo kubazana hani murarwana no gukumira ko bakomeza kwimuka baca muri za nzira zibashyira no ku rupfu, abambuka inyanja n'ibindi. Ariko mu bitekereza mu buryo nibamenya kugeze mu Bwongereza bamuzana mu Rwanda azareka kwirirwa ajyayo noneho afashe icyemezo cyo kuza mu Rwanda, twiteguye kumwakira. Twiteguye kumwakira nyine adaturutse mu Bwongereza. Ni ukuvuga ngo nabona uwagiye mu Bwongereza baramugaruye mu Rwanda, akabona uwaje mu Rwanda afite ubuzima, abimukira nibatangira kureka kurira inyanja bajya i Burayi cyangwa n'ahandi bakerekeza y'u Rwanda, muzabakira. Tuzabakira dukurikije amategeko yo kwakira abimukira n'impunzi. Nta hari se ntibasanzwe baza. Ikibintu kuba bavuga ngo abantu baraje afite impamvu zo kuza guhungira hano cyangwa se kuhimukira. Parahari bahimukiye banafite ibikorwa bitebwo bariho tujya guhahira. Abantu bamwe ntibabimenya ko amaduka akomeye ari ay'abantu babimukira. Kukize iyo batajya bibaza icyo kibazo n'ababimenya uwo byateye ikibazo se ninde? Ahubwo abantu barimo baradutereza imbere igihugu. Nibyo nkubwira nti harimo no gutekereza mu gushora mu bwenge n'ubushobozi bw'abantu banakiri batoya. Ariko uribaza hari ikintu ngiye nkunda kuvuga nabonye yaba Afrika yabishoboraga cyangwa se n'Uburayi, n'abantu bimukira muri Amerika, muri Canada no muri Australia, ukuntu bagenda ari abanyamahanga n'ukuntu bagera muri ibyo bihugu byo ngibyo uko ari bitatu cyane cyane, bagahinduka bene gihugu mu mutwe no mu mubiri no mu mpumeko kurusha nationality bari basanganywe. Nibyo bitera ingufu bira bihugu n'ibihugu byazamuwe n'abimukira gusa. Ibyo bintu ntago abantu babitekereza. Ngo iyo tunabivuze ngo tuba twishyize ku rundi rwebura, ikibazo kireye cyo hari wavuze ko kugira inzozi ari icyaha, ariko turabibona. Umuntu agenda ari umuhaisien akagenda ari umuribane, ariko yagera muri Amerika yamara kurahira abonye nationality cyangwa residence ahinduka umunyamerika kurusha uko yari, kandi agakora akava hasi. Icyo kirumvikanye. Reka wenda dusoza ikiganiro twibaza ngo murateganya ko mushobora kuzakira imibare y'abantu bangana iki? Imibare y'abantu ntabwo uyu munsi ushobora kuyimenya, kuko guverinoma y'Ubwongereza niyo izajya itubwira iti haje abantu aba, kandi uje wese afite uburyo azabaho. Guverinoma y'Ubwongereza izishyura, natwe muri uko kwishyura hagakorwa ibikorwa remezo byo kugira ngo abo bantu babashe kubaho neza mu buzima busanzwe hano mu Rwanda, bivanze kandi n'abandi n'abanyarwanda. Icyo ni kimwe, bakaba bashobora gusubira iwabo, ntago azabura tike, akaba yavuga ati ngewe ndashaka gusana noneho mu buryo bwemewe n'amategeko gusubira i Burayi cyangwa kujya muri Canada. Ibyo nabyo biremewe. Cyangwa akafata ngiye ndigomera hano, ngiye gucuruza, ngiye kwiga, baziga Ikinyarwanda. Abandi basanzwe biga wenda bavuga Igifaransa cyangwa Icyongereza bashobora kujya muri secondaire cyangwa muri université. Izo gahunda zizishyurwa na guverinoma y'Ubwongereza, aho gutura mu gihe cy'imyaka 5 no kubaho ni kwivuza n'ibyo byose bizishyurwa. Noneho natwe tunaprofite y'ibyo bikorwa remezo n'ubwo bwenge. Turizera ko abyumviye umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda avugana na Scofe Mutesi basobanura ku ntambara itarangira muri RDC. Turabizi neza ibihugu bifite intambara barabifasha, ahari umusada ugatangwa, ahari ibiganiro bigatangwa, abumva bakumva. Twirebere kuri Kisekedi na Kongo, hari amasezerano yashyizweho aharanira amahoro, hari uburyo bwashyizweho bwo kugira ngo Kisekedi intambara afite irangire, abo barwana bumvikane, ariko uburyo bw'amahoro bwose ntabukozwa. Kisekedi ararwanira iki? Ashaka iki ko abasirikare be batsindwa? Arakomeza gukubitana atana mu mitwe n'abaperezida hirya no hino. Turabizi ko ari kwiko mu Rwanda na Uganda, ariko yatangiye intambara adatsindwa.
ntajya atsinda ntibishoboka, icyo gutsinda cyo bakibagirwe. Uganda yikoma se yashobora, u Rwanda yikoma se yarishobora. Nibyo ni inkuru yongeye kuvugwa kuri izi tariki 14 z'ukwa 12 2023, yagarutsweho cyane mu bitangazamakuru. Abantu bibazaga impamvu Kongo ikomeza kurwana nta mbaraga. Abasirikare ba Kongo tukiri ku icyo kintu barabamaze. FARDC igeze ku rwego rwo gushora amamiliyoni y'amadolari ikazana muri FARDC. Ubu tukibagezaho iyo nkuru mu minota cyangwa mu masaha ashize, RDC cyangwa Kongo muri rusange bazanye ibifaru by'intambara. Hagaragaye ibikamyo byinshi kandi binini bihetse ibifaru n'ibikoresho by'intambara byo kurwana na M23 nabo bahanganye muri rusange. Usibye ko amahanga abirimo, RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Felix Antoine Tshisekedi muri rusange bafite abafasha hirya no hino. Ibihugu bitandukanye biri gushora miliyoni z'amadolari, ariko ikibazo no kubirwanisha. Nta nubwo intambara ya Kongo hakenewe amasasu. Habonetse amahoro, hakaboneka ubwumvikane bwa Tshisekedi, amahoro yagaruka. Tshisekedi niwe wakomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Mu yashyigikira harimo na FDLR, umwe mu mutwe washize ukoze jenoside mu Rwanda, turabizi, n'indi mitwe itandukanye. Ubwo agomba kugira indi mitwe yitwaje intwaro imurwanya bitewe n'uburyo ki ayibangamiramo. Twabigarutseho, ibyo byose abikora nta bwumvikane. Ibiganiro biganije amahoro cyangwa bigamije amahoro nta na kimwe kiteze kumva. Ni Tshisekedi nawe wabyiboneye.